Haleluya. Aka kanya dushimye Imana itwemereye kugera muri kino gitaramo. Abantu bakurikira social media turiho za Mama Linda, Imana ibahereza umugisha kandi tugiye gutangira dusenga kugira ngo Imana ibane natwe, abari yituyobora n'abari twebwe twiyobora, tugire wa mutima wari muri Yesu Kristo. Umuntu ufite uriya mutima ibintu byama bigenda neza. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. reka dufatanye dushima Imana tunasengera abantu bari kudukurikira. Hari abadukurikiye bari mu bihugu by'amahanga, aho bamwe bari mu gitondo, abandi bari nibwije bararyamye, ariko Imana ibane nabo. Haleluya, Haleluya. turagushimiye cyane Imana, dushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe bitarondoreka. Aka kanya turaguhamagaye ngo uzubane natwe muri iki gitaramo tugiye gukora. Tugiye guhimbaza izina ryawe, ntabwo tubikora kugira ngo twihimbaze, ahubwo ni ukugira ngo wowe ushyirwe hejuru, twebwe ducishwe bugufi. Turaguhamagaye ngo uzubane natwe, imbaraga zawe zize ziganze muri twe, turirimba ubane natwe Mwami. Ibikorerwa aha byose ubyiyoborere nk'Uwiteka. Umuntu wese ukurikiye iyi YouTube ya Mama Linda yumva ahembutse kubera igitaramo tugiye gukora. Turagushimiye cyane rero Mana, bana na buri wese tugiye gutarama kandi turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo kugiye kubana natwe. Amen. Haleluya. 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 Twese tuzamurira